Uwiteka mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, tugishimiye igitondo ciza waduhaye kuramuka, ukaba waduhaye imbaraga zo kubasha gutera intambwe zacu tukaza ahangaha hitirirwa izina ryawe. Wagize neza kugira ngo tuze ahangaha twibuke kuzuka kwawe, kuko uyu ari umunsi w'insinzi kuri twebwe. Tuzatwibuka kuko ariho twabonye kunesha, tukanesha urupfu na kuzimu na satani, ubwo ngo bukabutwinjiza mu bwami bwawe. Rero tugeze mu mwanya mwiza, tugiye kwakira ifunguro riva mu ijuru. Umugaragu wawe ahagurutse kugira ngo abashe kugabura ibyo wamucishijemo, umusigire kugira ngo abone imbaraga zo kubasha gukora umurimo wamutegetse gukora, kandi tuzi kuko wamusize kuva kera n'uyu munsi umwongere amavuta menshi kugira ngo abashe guhaza ubwoko bw'icyaha. Abantu bose baje ahangaha bahabonera ibisubizo biva mu ijambo ryawe. Turabizi kuko hariho abaje bafite intimba nyinshi z'uburyo bwinshi bw'imibereho, bw'imitima, bw'imibiri, bw'imiturire, ariko Mana ufite ibisubizo kuri ibyo byose. Uri Imana izitanga ibisubizo, uri Imana yuzuye ubuntu n'urukundo. Ugaragare muri uyu mwanya, ubwoko bwawe buhazwe n'ijambo ryawe, natwe abishe tunezerwe tuva ahangaha dushima izina ryawe kuko uzaba watugendereye. Tubisabye tubyize kuko bidukora gutyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Rakoze muraho neza, muraho umusuza nkaho mutankumbuye, muraho neza. Tuguwe neza cyane ku mahirwe Imana iduhaye kongera kubana, kandi turashima Imana yaduhaye imbaraga zituma tubana namwe. Naje ndwaye gripe nyinshi cyane, nyinshi pe. Ubwo ndi kubabwira nyine kugira ngo nidusohoka uza kunsuhuza aze yiteguye. Kubera imbeho dufite hariya n'imvura nyinshi ntabwo byoroshye, ariko ndashima Imana ko urugendo ruza umunsi uza kugera ntaraguze tike y'indege rwose, nari kurusubika kubera gripe nari mfite. Biba ngombwa ko nza nyine, ariko ndashima Imana yaduhaye imbaraga zo kuba hano. Haleluya. Twari tubakumbuye cyane cyane mu by'ukuri, nubwo tekinoloji yabyoroheje, turaterana ku cyumweru namwe tukagira ngo turi kumwe, ariko tudashobora kuvuga ngo mwumve, mwe mukavuga tukumva ariko twe tutavuga ngo mwumve. Ariko turashima Imana ko muri bazima, kandi twongeye kubasanga muri bazima. Imana ibishimirwe. Haleluya, haleluya. Shimira n'abashitsi badusuye, dukunda abashitsi, umuyobozi yabakiriye, Imana ibahe umugisha. Shimira cyane cyane Pastori Kamandwa, n'abantu batuzi tukiri abapagani, ibo bari muri ibi. Iyo nabonaga nyine bameze nk'abasazi, bamwe n'aba Pasteur Charles i Butare, nkagira ngo n'abasazi, none nanjye nabaye nkabo. Ndashima Imana kongera kubabona n'umukuru wacu, turashima Imana cyane ko twongeye kubabona. Haleluya. Bari bambwiye ko nzaba mfite seminari y'icumweru, ariko ntabwo bari bambwiye ko ari iminsi 3, none numva bari kugenda bayongera. Ariko nta kibazo, ndi hano ku bwanyu, Imana izadushoboza tuzagisangira. Tubumbure Bibiliya tuganire sasa. Muracyakunda Bibiliya? Haleluya. Mwarimu arahari? Mwarimu nakazajya atabanyika ariko. Ninde ufasha gusoma? Papa Joseph namubonye. Ubundi tuba twanga kumukoresha kubera kumwubaha, ariko ku mpamvu nyine ko mwarimu adahari, reka tubatume. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorine igice cya 4, umurongo wa 4 ugeze ku wa 6. Ngira ngo abari gutegura igiterane barabizi ko ari uwo mutwe w'igiterane. Nagira ngo twinjire mu giterane mbere y'abashitsi,
bazasanga itorero twe turi mu mwuka w'igiterane, sibyo byiza kandi ko muziko iyo duhabwa teme cyangwa dutegura teme y'igiterane, akenshi mu giterane dukoresha abashitsi, so niyo opportunity yo gutanga ibiri ku mutima kubera teme Imana yahaye abantu, sibyo? Akorinto ba kabiri igice cya 4 murongo wa 4 no wa 6 biravuga ngo aribo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumiye. hera ruguru gato, ubwo biterwa na verse umuntu ariko akora. niba Yes. ubutumwa bwiza twahawe utwikiririwe abarimbuka, aribo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umuco w'ubutumwa w'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu kubwa Yesu. Imana yategetse umuco kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Amen. Rakoze cyane. Hari ufite igifaransa? Nishimire kubana na Grand Sœur na Kirindo, na nibagiwe rwose umuntu w'iwacu ku Kabara rwose. Twishimiye kubana namwe. Twarakuranye cyane mu giturage yongeye. Ntabwo twarabanyamujyi nkamwe mwebwe bavukiye Kigali. Yes, igifaransa. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous ne disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Mani gumugisha. Nagira ngo gato nkuko nari mbivuze tusangire ijambo ry'Imana tuzagarukaho, ndetse n'abavuga butumwa batumiye mu giterane bazagenda babigarukaho, ariko tubanze dusangire twebwe ba nyiri rugo bimwe mu bintu mnizera ko bikomeye Imana irimo kutwigisha muri iki gihe. Haleluya, haleluya. Muziko Rwanda Shine cyangwa se Rwanda Rabagirana cyangwa Rwanda Murika, igiterane tugira buri mwaka, kiba kigamije kwibukiranya nk'itorero ko twahamagariwe kuba umucyo w'isi. Umwijima w'isi ntudutwikire ngo duse n'isi, ahubwo umucyo wacu umurikira isi. Ariko bimwe mu byo umuntu yibaza abaza isi itorero, iyo tuvuga ngo tuba umucyo w'isi, ese uwo mucyo w'isi tumurika iki? Haleluya. Niki tumurikira isi? Hari ibintu byinshi Bibiliya itwigisha tumurikira, ariko uyu munsi no muri iki giterane tuzibanda ku cyo twita kumurikira isi, kumenya Imana isi itazi. Haleluya, haleluya. Buriya munyemerere dusangire rwose ibintu numva mfite mu mutima, sibyo? Mwabyemeye Papa Dieudonné? Buriya reka mabwire, Imana yabwiye Hosea
umuhanuzi wayo Imana yagiranye ikibazo na Isiraheli iramubwira ngo ubwoko bwanje burimbuwe ni gute yagiye bivuga burimbuwe no kutamenya tubanze tubyumvikane neza iyo ni Imana ivuga ntabwo ari umuntu iravuga ngo ubwoko bwanje icyambere ni ubwanjye amen ariko burararimbutse c'est pas possible ni gute nabo ubwoko bw'Imana nkarimbuka reka mabwire buri ikibazo abakristo bafite ikibazo ubwoko bw'Imana bufite si satani si daimoni sabanzi sabarozi sabapfumu n'ubujiji no kutamenya nta muntu nta mbaraga nta bushobozi bwakura umuntu mu maboko y'Imana ikintu cyonyine cyatuma umuntu arimbukira mu maboko y'Imana n'ubujiji that's terrible kugira ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kandi n'ubwanjye haleluya abarakora njye barabihagarara jewe nta wankoraho ndi uw'Imana nibyo ariko reka nkubwire imbaraga zikwicira mu maboko y'Imana no kutamenya ugahonyokera mu maboko y'Imana ikakubona uhonyoka niko yabwiye Hosea mu gice cya 4 iravuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzira kutamenya igeraho nawe ubwira ngo kuko wanze ubwenge nanjye nzaguta dore kije gituma Imana iduta nuko idufata ikaduha ubwenge tukabuhakana nuko idufata ikatwigisha tugahakana twamara guhakana turabayo tukarimbuka mesherza haleluya haleluya nta nama z'umuntu nta mujya kuzimu nta daimoni mujya mureka kubeshera daimoni wakura ubugingo bw'umuntu mu maboko y'Imana ikintu gituma urimbukira mu maboko y'Imana ari ukutamenya haleluya haleluya kutamenya biratwica haleluya baratwigishije baradutoje ngo mu rusengero ngo mu buryo bw'umwuka ngo ibintu tuba turimo n'umwuka ngo nta bumenyi buba bubirimo ngo nta bwenge bugomba kubizamo ngo ni umwuka wose umwuka umwuka n'ubwenge haleluya haleluya nahinze ko naribona akabaraga kuvuga none katangiye kuza mwari muzira ikindi se burya muzi ko burya kutamenya Imana uretse kuturimburira amaboko y'Imana mwari muzi ko burya kutamenya Imana ariyo soko y'ibibazo byose tugira mu bihugu mu miryango mu matorero no mu mibanire y'ibihugu n'abantu no kutamenya Imana muzi ko ari byo muzi ko ibibazo tujya twitirira daimoni ibibazo tujya twitirira satani uzi ko ibibazo tujya twitirira abandi ari ibibazo byo kutamenya Imana mana Papa Joseph buri imibanire y'abantu imibanire y'umugabo n'umugore we imibanire y'umupasiteri n'undi imibanire y'umukristo n'undi ingana no kumenya Imana uwo muntu cyangwa abantu bafite Yesaya Imana yereka Yesaya ku gice cya 11 haleluya muri kunyumva neza ndashaka umunyumve tujyane nitutajyana musamuri biganza turi kumwe Yesaya yerekwa areba abona uburyo isi zasa Kristo umwami amaze kwima ingoma ye haleluya arareba isi areba ishusho y'isi aravuga ngo gukiranuka kuzaba kwagwiriye ngo amahoro ku musozi w'Uwiteka ndaho uzayahunga ngo amaravuga iki haleluya haleluya aravuga ngo isega n'intama bizasangira urwuri mama shaho we murabyumva neza isega n'intama bizabana ngo inyana y'inka n'intare bizajyana
ngo umwana w'umubebe ngo azagira gute, ngo azakinira ku mwobo w'incira. Ariko n'igitangaza kirabaye, nta kizamutwara. Maze avuga impamvu, mubisome neza. Kubera iki? Ngo kuko isi izaba yuzuye kumenya Imana nk'uko amazi yuzuye inyanja. Ariko n'igitangaza, ntabwo bivuga ngo ntabwo bivuga ngo intare izabanza ihinduka intama, ariko ngo intama izabana n'intare. Nta n'umwe bivuga ngo incira mu mwobo izabanza ibe inuma, umwana abone kwika. Incira izakomeza ibe incira, intare ikomeza ibe intare, intama ibe intama, ariko bibana amahoro nta kirya ikindi. Muzi impamvu? Ngo isi izaba yuzuye kumenya Imana nk'uko amazi yuzuye inyanja. Ese burya inyanja n'amazi niki cyuzura ikindi? Ngo cyane yari harya niki cyuzura ikindi? Niki cyuzura ikindi? Inyanja n'amazi. Iyo misoma mu Kinyarwanda biramvanga, mu Gifaransa urabyumva neza. Biravuga ngo car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Sibyo? Ngo comme l'abîme est recouvert des eaux ou d'eau. Ukuvuga mwamfashije abaza Urufaransa. Ngo isi izaba yuzuye kumenya kw'Imana nk'uko abime ni nk'icobo ariyo nyanja. Sibyo? Nk'uko icobo ngo kizaba cyuzuye amazi. Ni ukuvuga ngo reka mbabwire, buri ubuzima bwacu ni icobo, ni abime. Sibyo? Aho amazi yo kumenya Imana ageze niyo kapasite yacu yo kubana. Ubu ngubu abakristo bajya bazamura ibiganza bakaramya Imana, bagasimbuka bakuzuzwa, bakavuga ngo Imana twaramo turimbiye indirimbo hari ya ndirimbo twasoreje, igisimba cyari kiryoshye we, kandi nanjye muzangira igisimba tu. Ngo Imana yabanye natwe mu bihe tukabiririmba abakristo babiri. Ndakurahiye ko Imana dukorera muri komisiyo imwe, dusangira ifunguro ryera, dusange itorero, dusange umwuka, dusange Kristo, tukuzuzwa, tukananirwa kubana, tukuzurizwa, tukananirwa gukorana mu murimo w'Imana. Kubera iki? Kutamenya Imana. Kutamenya Imana rwose. Nkaba pastori wanyu, Pastor Charles akaba pastori, Pastor Salomo, Pastor Patrick, tudashobora gukorana, tudashobora kwicara tuvuge ngo ibindi turi kubyumvikana dore uko tugomba kubigenza, twarangiza tukavuga ngo turaba Kristo turi kujya mu ijuru. Iri hejuru mes chers amis, le manque de connaissance. Imana yereka Yesaya umuti wo kubana ko bana, ngo isi izaba yuzuye kumenya Imana kuko amazi yuzuye iki? Yuzuye inyanja. Ikimenyetso cyo kumenya Imana si ugusimbuka, ikimenyetso cyo kumenya Imana ni ubushobozi dufite kubana no kwihanganira. Tuzamuri Kristo na Yesu yigeze kubwira abantu ngo dore icyo bazamenyera ko muri intumwa zanjye ngo niki ko mutambwira ntimukizi se, ngo kizatuma abantu babona ko muri abigishwa banjye, ngo nuko bazabona mukundana. Kandi urukundo burya usibye nyine urukundo rw'abasore, urukundo ntabwo ari shanyagirana, shanyakoko, niki ndashize, ni bububu. Urukundo ni decision, ni icyemezo uvuga ngo jewe nkunda mwene data, kandi ntumukunda kubera ko ari gukora ibyo ushaka. Intare izabana n'intama, kandi imwe ari intare indi ari intama, kubera kumenya Imana. Haleluya, haleluya. Hindukirira umbwire mugenzi wawe, mwese tubanye dute? Papa Gadwe wabuzumbariza ko wamubajije? Reka mabwire,
nimushake mureke gusubizanya, reka mbabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uko mubanye birangana n'uburyo nicyo kimenyetso cy'uko muzi Imana. Niba mubanye nabi ntimuramenya Imana. Ongera umumero kwoko ngo twanye dute. Hallelujah. Muracyankunze cyandekera. Mushake mu nyange ndakomeza. Icyaga taturiye kumenya Imana. Hallelujah. Buri ubumenyi bavandimwe. No kuri. Buri ubumenyi niwo mutungo. Niwo mutungo w'umukristo. Habe no kwizera kwacu kungana n'ubumenyi dufite. Kuko wizera uzuzi. Hallelujah. Kandi ubumenyi na Yesu yarabivuze, ngiye kubigarukaho. Ntiyabivuze directement, ngiye kubivuga, ariko muraza kureba uko byagenze. Yesu yagaragaje neza ko ubumenyi ari ryo tandukaniro hagati y'abazaragwa cyangwa se y'abaragwa iby'ubwami bw'Imana n'abazaguma hanze. N'ubumenyi igitangaza kirabaye. Somera Mariko ngira ngo Mariko 4:12 Papa Joseph. Era kuri gatatu. Nimwumve umubibyi yasohoye imbuto. Akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa ku kari kadafite ubutaka bwinshi. Komeza. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka butari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa simbuka ndashaka kujya ahantu kubera umwanya dufite. Ku 11 havuga gute? Ku 11 aravuga ngo arabasubiza ati, heraho abo yasubizaga ikibazo bamubajije. Yiherereye abari kumwe nawe nabo 12 baramusobanuza iby'uwo mugani. Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Buretse mwebwe mwahawe iki? Kumenya ubwiru. Kumenya souligner, kumenya ubwiru, kumenya le mystère du royaume de Dieu. Mwebwe ab'imbere, mwebwe abazakizwa, mwebwe abazaraga ubwami, mwebwe abo tuzabana iteka. Dore icyo mwarushije abandi, mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana. Hanyuma komeza. Ariko abari hanze byose babibwirwa mu migani. Ijuru kugira ngo soma akurikira rero ngo kureba babirebe ariko be kubibona. Jesus Christ. No kumva bavyumve ariko be kubisobanukira. Jesus Christ. Ahari badahindukira bakababarirwa ibyaha byabo. Abahindukiye bakabarirwa ibyaha byabo nibo bazagira gute? Nibo bazagira bate? Nibo bazaraga ubwami bw'Imana. Ariko uko guhindukira ngo biva hehe? Mu bisobe. Hano Yesu yigisha mu migani. Abari kwigisha mu migani muraho gako. Sava. Ndi kubara abantu benshi daheruka kabisa. Meze neza. Yigishiza abantu mu migani akavuga ibintu imbuto yageze gucyanga ibiki bagavuga ababigishwa bose uyu muntu ibintu yavuga ni biki. Noneho ngo wajye mu ruhande baramubaza ariko kujya uvuga mu migani wagiye uvuga ibintu ukabivuga ukabitohora ukabitomora ukabisobanura wamara bavuga ikintu gikomeye cyane nakigezeho nditonda numva ngize ubwoba
ni ukuri pe. Arababwira ngo erega mwebweho abari hafi, dore icyo mwarushije abandi, mwahawe kumenya iz'ubwiru bw'Imana. Mwahawe kumenya iz'ubwiru bw'Imana. Impamvu mwebwe ni nko kubabwira ngo impamvu mwebwe muri iruhande rwawe, impamvu mwatoranijwe kubana nanjye no kuzaraganwa nanjye iki ubwami, nuko mwahawe kumenya iz'ubwiru bw'Imana. Haleluya. Ngo ariko abari hanze, dore ikizagumisha abantu hanze, dore igituma abantu barimbuka, dore igituma abantu bagume inyuma y'ubwami bw'Imana, nuko ngwibo ngo bibabwirwa mu migani ngo kugira ngo batagira gute, ngo niba bireba ntibabibona, niba byumva ntibabisobanukirwe n'imitima yabo. Kuko gusobanukirwa n'imitima ngo gutuma bahindukira akagira gute, bagakizwa. Dore icyo njyewe ni urugendo rwo kumenya kuzana gukira, ubwo ni njyewe wabyisuko. Amen. Dore urugendo rw'ubumenyi buzana gukira. Cyambere nuko uhabwa kureba ukabona. Mwari muzi burya kwa maso ajya areba ariko ntabona. Buriya turebesha amaso ariko ubwenge nibwo bubona. Amatwi arumva ariko ntasobanukirwa. Twumvisha amatwi, umutima agasobanukirwa. Twese dusangira ibintu byose, dufite amaso turareba ariko ntitubona. Twese dufite amatwi, ibindi kuvuga twese turi kubyumvisha amatwi, ariko twese imitima ntiri kubisobanukirwa. Kandi igihe umuntu atarava muri level yo kureba ngo abone, ntave muri level yo kumva ngo asobanukirwe, ni ukuri kw'Imana ntushobora gukira. Ingaruka ze na destiny ye niki? Nukurimbuka. Niki kimurimbuye? Nuko ataravana ibintu mu kubireba no kubibona ngo abishire mu gusobanukirwa. Dore ngaho itorero ry'Imana riguye. Kumva ntidusobanukirwe, turareba ntitubone. Ndimo gutekereza kureba no kutabona. Ari umunsi umwe nigeze kujya kuragira, nari ngiye kwahura inka, ari naho inka tararagega abanyamugi nka bamutwara ibizo ntibabizi. Nagiye kwahura inka njyana na mukuru wanjye, kubera nari umukubaganya gato. Ubu hajya ndacyakubagana ni mwe mwabimene. Rero njya kuragira, nari naho inka mu gatondo kare vraiment, ngira ngo twagomba kuva kwahura inka tukajya ku ishuri kukabara. Kwahuye inka hari hafi hari mu Basanda. Noneho nari kumara mukuru wanjye Felix, kubera ko twagomba kujya ku ishuri ngo tugere, mbona iwazi turika karenge, nabwo reka nihute ngene muto araza kunsanga tujye ku ishuri. Noneho ngere mu nzira sanga ikintu cy'ikiyoka cicaye bakita ngo ni igihoma. Nuwo munsi namenye igihoma, sinari nkizi. Sanga ikintu cicaye nacyo kirikota akazuba, ciza canezerewe, kirikota akazuba, mbona ni ciza. Nari mfite agakoni, nkajya ngira ngo gakoraho ngasubira inyuma, gakoraho ngasubira. No mukajya Felix abantu rusi inyuma. Se niki ngwino urebe ikintu nawe amaze ngo hagere. Ikintu namenye ko ari ikibazo ni inkoni yankubise. Nicyo cyanyeretse ko nahuye n'ikibazo gikomeye. Uri gukina n'igihoma. Igihoma niki? Asobanura rero igihoma icyarico. Dore nguko uko tujya tureba ntitubone. Maso yanjye arimo areba no kuri Imana, ariko simbone gihoma, nkabona ikintu cyose izuba kigira gutya. Dore nuko abakristo twabaye, turareba tubona, turumva ntidusobanukirwe. Kandi reka mbabwire, nta kuntu ushobora sirkwita nkugira hote. Abantu bajya bagira ngo tuzanga kubona, twange kumva, ngo niturangiza turirimbe, dusenge, dutanga amaturo, dukorera Imana, biduheshe gukira. Never. Tuzakizwa no guhabwa umugisha wo kumenya
iz'ubwiru bw'Imana. Haleluya, haleluya. None se ubwo rugendo rwo kubera iki tureba umwe akabona undi ntabona? Kubera iki twumva umwe agasobanukirwa undi ntasobanukirwa? Nibaza where is the factor? Ni iki kishoboza umuntu? Reka mbabwire, urwo rugendo rwo kureba ukabona, kumva ugasobanukirwa bikakuviramo gukira. Reka mbabwire, nta shuri, nta universite, nta matematike, nta geography, nta theology ishobora kuri gufashamo. Ikintu cyonyine Imana yashizeho, dore niyo mpamvu rero Imana yatumenyeye ubwenge. Haleluya. Ni hariya twasomye abavandimwe, Pawulo arandika ngo niba ubutumwa bwacu bugitwikiriwe, sifa kwa Mungu. Muzamure ibiganza rero tukiri kumwe. Niba ibyo tuvuga, ubu ni Pawulo wari mu bivuga disi. Pawulo, niba ubutumwa bwacu bugutwikiriye, ngo butwikiriwe kubarimbuka batizera, ngo dore icyababayeho, ngo umwami w'iyi si cyangwa Imana, le Dieu de ce siècle, ariwe Satani, ngo icyo yakoze niki? Yaraje ngo ahumisha amaso y'imitima yabo, ahashiraho agatambaro. Full stop. Reka mbabwire, buriya tujya dukinisha Satani cyane. Buriya Satani mujya mugira, buriya tujya tugira ngo Satani arwana nkatwe. Tukagira ngo Satani ikibazo cye ngo nukutwima umunezero mu materaniro. Umunezero, ngewe nabaye mu kabare, nta hantu haba umunezero nko mu kabare. Murambwira ngo yasaze, muzagere mu kabare ufite agacupa kawe. Ikintu cyanatunezezaga mu kabare, gusa iyo umuntu ari kunywa inzoga ntajya anezezwa n'icupa ari kunywa, ujya unezezwa n'icupa uri kubona rikurikira. Uzi impamvu? Kubera ko wumva ufite stability, ufite maze bakagushiramo akazi kakumva. Haleluya. Twajya tukarimba akaririmbo tukanezerwa kabisa, ukarira. Ciyo rwose mu bintu byandizaga, cyavuga ko Mana yamarira narira mu kabare. Nukarya niki? Twese gusohokana n'inshuti yanjye, turicara akacupa tumaze kugira badushiramo akaye, tukatirimba indirimbo abe yanga ezalimo baliana na indirimbo ya mbere ya Bera, tukaririmba yakoroga ijwi gutya ukumva amarira ukarera. Ya mpamvu rwose buriya ntabwo nkangwa n'umuntu ngo ari kurira mu rusengero, no mu kabare bararira. Iyo Satani yarangije kukugira gutya gusa, agashira mu bwenge bwawe, akashira agatambaro, ibintu byose arakureka ukabikora. Kabikora ngo yarabahumishe kugira ngo batabona iki? Icubahiro cy'Imana kiri mu maso ya Kristo. Mama, uwo Kristo yakuyeho ko gatambaro, akabona ubwiza bwa Kristo. Nushaka uririmbe, nushaka usirimbe, nushaka urire, nushaka ureke, wacitse Satani. Waramucitse n'ukuri. Haleluya. Aravuga ngo umwami w'isi yagize atya, acishaho kugira ngo batabona ubwiza bw'Imana buri maso wa Kristo. Ngo ariko twe umva kuri 6 rero yasomye ngo dore uko itandukaniro n'iry'abandi rero, naho ababimenye dore uko ngo Imana yabigenje. Ngo Imana yategetse ngo umucyo n'ubukaba. Ya indi Mana yahagaze mu iremwa aravuga ngo umucyo n'ubukaba. Ngo dore uko yabigenje. Ngo yagize ate? Ngo yamuritse umucyo wayo mu mitima yacu. Mana we, Imana ifashe twumve icyo kintu. Ngo yamuritse umucyo wayo mu mitima yacu. Ngo uwo mucyo nguzana kumenya ubwiza bw'Imana buri maso wa Kristo. Umucyo mu Gifaransa bavuga ngo la lumière a fait resplendir. Ni itara Imana ijya yasa mu mutima bw'umuntu, itara ryaka umuntu akamenya Kristo. Haleluya. Ongera mfureze mu rwenza wawe mukore maboko mwese, iryo tara ryaratse mumbariza ariko umucyo Imana igizana mu bwenge bw'umuntu
umuco Imana imurika mu bwenge bw'umuntu nibwo buzana ubumenyi budukiza. Haleluya. Ndeka nuko atari ubw'isi, Imana y'isi iyo yarangije kuguhumisha, la seule solution usigaranye nuko Imana icana ryatara mu bwenge bwawe, maze yari icana dore icyo nguriza yarizana ngo ukabona ubwiza bw'Imana mu maso ha Kristo, amakuru ya Kristo akarekeraho kuba amakuru y'amateka, ugahura na Kristo nk'umwami wawe. Kristo akakureba mu maso aciye mu ijambo ry'Imana akakubwira ngo nagukunze sitaraba, dore ngicyo kiza gihindura umuntu, dore ngikijwe nk'ubwo ubumenyi buza bukura umuntu bukamwimura akava mu rupfu rw'iteka akajya mu bugingo bw'iteka. Ariko si uwo mucyo we niki bavandimwe? Umucyo mwemwe uwo mucyo we niki wamwe? Ni izuba ryo mucyo. Ubwo ribaye iri zuba no abanyakigali bose bakuweho dutambaro kashya. Abari bazuru uyu mucyo wo niki mwo gacamwe? Uyu mucyo ujye umurika mu mutima umuntu akamenya Imana we niki. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana n'ukuri nasanzwe uyu mucyo murabuzi ni Mwuka Wera w'Imana. Haleluya. Muzamurira ibiganza Mwuka Wera w'Imana. Yohana yerekwa ku karwa ka Patimo, yeretswe ibintu bikomeye cyane kandi yerekwa ibintu muri perfection yabyo. Hariya gice cya mbere yandikira amatorero 7 yo muri Aziya, yaravuze ngo jewe Yohana mbandikiye amatorero 7 y'Aziya, aravuga ngo ubuntu n'amahoro by'Imana bigwire muri mwe bituruka ku Mana yahozeho, iriho kandi izahoraho, iyo ni data virgule, ngo ku myuka 7 iri imbere y'Imana, uwo ni uwa kabiri. Agatatu ngo no kuri Kristo umuhamya w'Imana nyakuri. Haleluya. Muzi ko Trinite ubumana ni butatu, right? Ni Imana data, ni Imana mwuka, akaba ni Imana mwana. Ariko hano Yohana abona imyuka 7. So this is the question. Abona imyuka 7. Aravuga ngo ubuntu n'amahoro y'Imana bigwire bituruka ku Mana data, ku myuka 7 y'Imana no kuri Yesu Kristo. Ese Imana iba mwuka wabaye 7 ite? Urebye muri biri ahantu henshi ni ukuri igenda ivuga imyuka 7 y'Imana. Sibyo ra? Kuri 4 hariya mu Zayishuri 4 gice umurongo wa 5 iho arareba ngo areba intebe y'Imana uko itatse, abona ibizima 24, abona Imana, abona umwana w'intama wicaye ku ntebe ari we Kristo. Ariko ngo areba ngo imbere y'iyo ntebe ngo abona hari amatabaza 7 ngo yaka cyane. Haleluya. Ngo ayo matabaza 7 ngo ariyo myuka 7 y'Imana. Bibaye imyuka 7 kandi rwose ibyo nagira ngo tubitekerezo kadogo. Amen. Muri mu gice cya 5 yo ngo hagere muri ya ndirimbo bahereho basoreje baririmba ngo hagere igihe yariraga habuze umuntu ubumbura igitabo, marayika aramubwira ngo wirira Yohana we, wirira. Haleluya. Intare y'umuryango yaranesheje ngo yabumbura ico gitabo, hanyuma ngo Imana ihumura amaso Yohana, ngo Yohana atangira kureba wa mugabo ya ntare marayika mubwiye ngo agire gutya. Iyo ntiyabona intare, abona umwana w'intama wicaye. Hanyuma muzasome neza ngo umwana w'intama ngo yari afite ngo amahembe 7 n'amatwi n'amaso 7, ngo ariyo myuka 7 Imana ijya yohereza mu isi. None se ibaye 7 ite? Ariko nakamabwira muzi ko 7 muri Bibiliya akajya gasobanura umwuzuro w'Imana, perfection. Yohana icyo yarimo abona umwuka umwe ariko muri perfection, muri perfection niki? Umwuzuro mu bwiza bwuzuye butagabanije budafite ikikwereka neza uyu mwuka ko ari umwe. Yesaya wamwerekwa hariya ku gice cya 11 yerekwa Kristo, yaravuze mu gitsina cya Dawidi ngo hazashibuka gashami. Haleluya. Amaze avuga umwuka uzaburi kuri uwo muntu. Niho musanga umwuka umwe ariko muri ministry 7 cyangwa se muri characteristic 7 Mwuka Wera w'Imana azana mu bantu. Na hano tugiye kugera kabisa, mutagira ngo ntaye umurongo. Aravuga ngo mu gitsina cya Dawidi hazashibuka gashami. Haleluya. Hanyuma avuga ngo muri ako gashami ngo Mwuka w'Uwiteka azamubaho. Haleluya. Uwo Mwuka w'Uwiteka ngo afite ngo n'umwuka w'ubwenge n'imbaraga. Haleluya. Cya kabiri ngo n'umwuka wo kujya inama nimba no ndabyitiranyije.
ni umwuka w'ubwenge n'ubuhanga. That's one. Umwuka wo kujya inama n'imbaraga. Cya gatandatu n'icya karindwi ni umwuka w'iki? Wo kumenya Imana no kuyubaha. Niba mubisome neza murasanga ari ibintu birindwi. Ni ukuvuga umwuka w'Uwiteka mu mwuzuro wayo, dore ikindi ujya uzana ni ibintu bigera kuri birindwi. Icya mbere ni umwuka w'Imana, ni umwuka w'Uwiteka. Ntabwo ari umwuka w'abasogokuru, ntabwo ari umwuka w'abapasitori. Ahubwo ndatangaye umuntu arambwira ngo ngiye ngo mfite umwuka wa pastori wanjye. Umwuka wa pastori wawe? That's ridiculous. Ngo je nifite umwuka wa apotre wanjye na bishop mama shahuwe. Ni umwuka wande? Ni umwuka w'Uwiteka. Kandi umwuka w'Uwiteka ni Imana iwutanga, ntinyura muri pastori cyangwa bishop wawe. No. Ngeni mu mavuta ya pastor is fine, ba mavuta ya pastor ngewe nzibere mu mavuta y'Imana. Akibazo. Umva, umwuka w'Imana. 2. Ngo ni umwuka w'ubwenge n'ubuhanga. Hanyuma yo tuvuga ngo umwuka nta bwenge bubamo ngo haba kwishima. Amarangamutima urishima si cyo bisobanura umwuka. Umwuka ni ubwenge n'ubuhanga. Ibyo ari bitatu byari kuri Kristo. Cya kane akaba umwuka w'iki? Ngo kujya inama n'imbaraga. Cya gatanu umwuka ugira gute? Cya gatandatu wo kumenya Imana no kubaha Imana. Dore uko ngiye mbirera rero shingiye kuri ibyo zanditse zose mbabwiye. Uri umwuka w'Imana ugizwe n'amatara 7. Turi kuvuga ngo uburyo Imana ije cyane umuco muri twe tukamenya Kristo. Sibyo ra? Umwuka w'Imana ugizwe n'amatara cyangwa se n'amatabazanye 7. Rimwe ni nuko ari umwuka w'Imana, si umwuka wa basogokuru, si umwuka wo kwa Aburahamu, si umwuka wo kwa Eliya. Ni umwuka abakristo bazavuga ngo Mana ngumva umwuka wa Eliya. Umwuka wa Eliya se Eliya yarawuhawe. Umwuka no uva ku Mana. Icyambere uwo mwuka ugira isoko, ugira kuva. Amen. Uva ku Mana. Ryo ni tara rya mbere. Tara rya kabiri, uwo mwuka iyo ugeze mu muntu dore icyo ukora, ukugwiziriza ubwenge n'ubuhanga. Ubwenge bwo kumenya amahitamo, ukamenya inzira ucamo, ukamenya uko uvuga, ukamenya ibyo uvuga mu gihe ubuvugira no mu gitabo uvugira. Ubwo ni ubwenge n'ubuhanga. Haleluya. Igikurikira ngo ni umwuka w'ubujyanama. Haleluya. Ni umujyanama. Biravuga ngo ni umufasha wanyu, azabafasha, azabaherekeza, azababwira. Imana igeze kubwira Isirayeli ngo nzaguturuka mu bitugu ngo nkongorere nkubwire inzira uzanyuramo. Twebwe Imana ntigiduturuka mu bitugu. Imana iba muri twe. Mwuka wera abera muri twe. Reka mabwire abakristo, impamvu ya mbere mwuka wera yaje muri twe si ugutsinda abanzi bacu, ni ukudutsinda twebwe. Atugira inama akatubwira ntukore iki, tukanga. Bwaca akatubwira ntukore iki, tukanga. Twarangiza mwuka wera izi imbaraga zo gutsinda abantu, azakureba you don't know why I'm here. Uwo mwuka yarangije gutsinda, ntabwo asaba ngo ntsindire abanzi. Uwo mwuka wagutsinza gutsindira abo banzi. Haleluya. Ni umwuka w'iki? W'ubujyanama. Ngo ni umwuka w'iki? W'imbaraga. Hanyuma cya gatandatu twasomye ngo akaba umwuka w'iki? Itara ry'iki? Ryo kumenya Imana. Haleluya. Ryo kumenya Imana no kugira gute? No kuyubaha. Ye gusoreza kuri ijambo. Kimwe mu byo mwuka wera ashira mu mutima yacu. Paulo yaracanditse hariya mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 5. Arakivuga ngo urukundo rw'Imana ngo rwasabye mu mitima yacu ngo kubwa mwuka wera utuye muri twe. Bavandimwe, dore kimwe muco mwuka wera ajya duhishurira tugahinduka n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Kandi urwo rukundo rw'Imana mwuka wera duhishurira, Bibiliya yambwiye ngo rwarasabye, ntabwo idusukiramo utugute. Ntabwo izana ngo tubwire ngo nta nubwo idushiramo urukundo rw'amarangamutima ngo ari kumara ngumarira ngo narukuri. Mwuka araza akaduhishurira urukundo rw'Imana, akaduhishurira uburyo Imana yadukunze
isi itarabaho, akaduhishurira uburyo urukundo rw'Imana. Nakurikiye ushize inyigisho za Yves ari hano, kuri inyigisho za Yves avuga ijambo rikomeye cyane nakunze, Imana imuhe umugisha. Aravuga ngo abantu bajya bagira ngo hari icyo uzakora ngo wongere urukundo rw'Imana. Gamabwire, nta nico tuzakora ngo tugabanye urukundo rw'Imana. Muzi impamvu urukundo rw'Imana rwadukunze tutarabaho. Umva, kimubona hano mwese muzamura ibiganza. Ni bande bakunda Douglas? Oya, ntimuzamura ibiganza nakaraba. Muzamura ibiganza mutaza kubesha. Umuntu wese ukunda Douglas hano, reka mbabwire, nuko Douglas yamanje kubaho. Sibyo? Nuko Douglas yabayeho, ukamumenya, ukagira ibyo umukundira, ukagira ibyo umushimira. Full stop. Ariko reka mbabwire, urukundo rw'Imana rwo rwaratubanjirije mbere yo kubaho. Reka mbabwire, impamvu turiho nuko twakunzwe n'Imana. Abandi badukunda kubera ko twabayeho, ariko twabayeho kubera ko Imana yadukunze. Murabyumva cyangwa? Haleluya. Umva, nta muntu wabayeho bitava mu rukundo rw'Imana. Aba scientifique bajya babyerekana, murabizi, abize biologie. Kugira ngo umwana avuke haba hariho possibility, niki? Papa Joseph nabisobanuriye na David n'umwe mu bisikundusha. Buriya umwana kugira ngo avuke mu nda ya nyina haba hari uburyo bwavuka miliyoni 3 niki? Ni 3, right? Around miliyoni 3 niba ntibeshe za spermatozoid. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umwana avuke hari intanga zijya zitanguranwa, kamwe kagerayo kakaba gafunze izindi nzira, sibyo? Izo zindi nzira miliyoni 3 ntizibeho. So kubera iki kariya katanze izindi? Ni ukubera ko uwamenywe n'Imana abaho. Haleluya. Turiho kubera ko yadukunze. Kumenya urukundo rw'Imana rwabanjirije isi bavandimwe. Dore itangiriro ryo gukira kwacu nawe. Dore ngico Mwuka Wera ajya kuduhishurira, aduhishura urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rwahishuriwe he bavandimwe? Rwagaragarijwe muri Kristo igihe yapfaga ku musaraba. Buriya reka mbabwire, nzagaruka ku musaraba kabisa. Mukunda umusaraba? Urawukunda cyane mukikunda? Umukristo uzumva utagikunda umusaraba uzisuzuma. Buriya umusaraba, timubona indirimbo z'urukundo tujya turirimbira Imana hano, n'izi zo twama turirimba no gukunda Imana. N'abakunzi abahanzi bajya baririmbana turirimbo. Kakubwira ngo uri izuba niki yake, nguri izuba ryanje, iyo ntakubonye ndakayura, iyo bongo yako kayora gute, niba gupime bareba ko temperature yamanutse iyo mutari kumwe. Ariko reka mbabwire, umusaraba wa Kristo, buriya umunsi Yesu yari ku musaraba, Imana yari imiririmbira isi indirimbo, ikatubwira ngo nabakunze ntararema isi, nabakunze mutarabaho, mwabayeho mu rukundo rwanjye, kandi mwabayeho nzi ko muzacumura, ariko mbarema nzi ko muzacumura, mbarema narabaremeye n'igisubizo muri Kristo. Ukumubona naje kubabwira ngo nabakunze depuis l'éternité. Dore indirimbo Imana yari imituririmbira ku musaraba ni twakunzwe isi tarabaho. Dore nguwo umusaraba sari amakuru y'Igolgota gusa. Umusaraba iyo umuntu agira ubushakashatsi, haleluya, iyo ushaka gukora ubushakashatsi hari icyo bajya bita delimitation du sujet dans le temps et dans l'espace. None mumfashe mwarigeje muzi gusobanura. Umva, iyo ugiye gukora ubushakashatsi kumenya ngo iki kintu kimeze gute, ujye uvuga ngo ndashaka kuciga mpereye iki gihe kageza kiriya gihe. Ntabwo wakwiga ikintu gihe byose. Uzima mutagiga ibihe byose ko kirahinduka. Ko bigenda? Hanyuma ukavuga espace, ni kuvuga ndashaka kuciga mu karere ka Gasabo cyangwa mu turere 10 cyangwa mu Rwanda hose. Kuko ibyo usanga uko bimeze muri Gasabo nta kikubwira ko uzasanga bimeze ko Gikongoro. Iyo mpamvu delimitation ari ngombwa. Dore abakristo iyo ushaka kumva umusaraba neza
ujyana muri delimitation. Umva, aleluya. Umva, mwari muzi ko, ariko ndashaka ngo mbakundishe umusaraba. Nuva hano udakunze umusaraba, ni ukuri ushobora kutajya wumva. Umva, zamura ikiganza twumve dukunda umusaraba, Papa Jose. Haleluya. Dore icyo mwuka weraza dushirira. Papa Dedone, umusaraba wa Kristo. Haleluya. Mwari muzi ko Imana itararema isi, gahunda y'umusaraba yari ihari. Mwari muzi ko umuntu ataracumurwa, diru y'Imana na Kristo bari bararikoze. Haleluya. Urwandiko rwa mbere rwa Petero arandika igice cya mbere umurongo wa 18. Ndabivuga nimbivuga nawe mu Kinyarwanda uze kumfasha gusoma. Aravuga ngo mumenye ko mutacungujwe iki iby'agaciro izahabu n'ifeza byangirika sibyo byabacunguye. Maze avuga ibyabacunguye. Mumenye ko mwacunguwe n'amaraso y'igiciro kinini, umva, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge virgil, uw'Imana yamenye isi itararemwa virgil, ariko akamugaragaza muri iki gihe kubera ubwanyu. Hamusikiye bandugu, sikia neno la Mungu. Haleluya. Umva, amaraso yaducunguye n'ay'umwana w'intama. Uwo mwana w'intama ngo Imana yamugennye isi itarabaho, imugaragaza muri iki gihe kubera. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Yesu igihe yavuga akajya ku musaraba yarimo agaragazwa, ariko diru yo kuducungura yabaye isi itararema. Haleluya. Haleluya. Yohana yaranditse ngo mbere na mbere hari ijambo, kandi uwo jambo yari iki? Kandi ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe, ngo uwo jambo yahindutse umubiri. Umva, mu isi nico nkunira, Bibiliya nico gitabo cyonyine kijya kitwereka ukuri kw'ibyabaye isi itararemwe, n'inama zabaye isi itararemwe. Bibiliya igize tubwira. Amen. Harandi wazi kubasa umunsi Bibiliya hariya muri Geneze kugira ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu. Yesu Bibiliya bitubwira. Umva, Imana nyir'ubugingo nyir'icubahiro mu butatu bwayo butagatifu yaricaye mu ijuru kubera urukundo rwayo, iratekereza iravuga ngo ese ubu bwiza n'ubu bugingo bw'iteka, uku kubaho kw'iteka, nabwira nte ngo mbusangire n'abandi. Imana iricara muri conseil divin, baravuga ngo tureme umuntu, tuzarema abantu, tuzasangiza ubudasa bwacu, tuzabana iteka ryose. Nta muntu urabaho, nta misozi sitarabaho. Ngo barangize Imana imenya ko niturema umuntu azacumura, ntazashobora kuba uko tumwifuza, kandi sinzareka gukiranuka kwanya ngo kubera ko naremye umuntu, nacumura nzamwica, nzatandukana nawe. Hanyuma bakora diru na Yesu. Yesu abwira Imana sasa, okay, ngiye mbonye solution. Uko byagenda? Tumureme azagwa. Namara kugwa, ngiye igihe nikigera nzambara umubiri, ngende ngiye kumucungura. Diru iraba, ngo bamare gusinya diru, barahaguruka bajya muri mirimo yo kurema umuntu w'Imana. Buriya Adamu yari macumura, igisubizo cy'icyaha cyarabonetse. Dore umusaraba wa Yesu. Haleluya. 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 Buriya umusaraba ni nawo, buriya umusaraba ari mu mpamvu nyamukuru Imana yandikishije Bibiliya. Impamvu nyamukuru Imana yandikishije Bibiliya kwari kugira ngo ihishure umugambi w'iteka yacuze isi itararemwe izasohorera mu musaraba. Niyo mpamvu usanga guhera mu itangiriro ukagera mu ihishurirwa cyangwa se muzahishurire Yohana, urasanga Kristo n'umusaraba nka centrale y'ibintu byose. Adamu akimara gucumura, Imana yaraje iramusanga, iramubwira, iramuhana, ihana Adamu n'umugore, ihindukirana inzoka. Satani wari umaze kosha
Eva na Adamu, iramubwira ngo uruzaro rw'uyu mugore ruzakujanjagura umutwe, nubwo wowe uzarukomeretsa agatsinsino. Ubwo yarimo avuga ikizaba ku musaraba. Mu Kuva igitabo gikurikira ni usanga wa mwana w'intama Imana yategetse Israheli, irababwira ngo mubage umwana w'intama, mushira amaraso mu nkomanyirizo z'imiryango, ngo marayika wo kurimbuka nacaho ngo azahita. Byarimo bisura umunsi Kristo azaza ku musaraba, abazamwizera Imana nizajye babona amaraso y'uwo bizeye, kurimbuka kubacira uruhande. Niyo bita Passover, Pasaka, ngo bagere mu butayu, niwe cya gitare mubona cyadudubije amazi. Haleluya. Imana yambwira ngo kubita inkoni ududubiza amazi, byasobanura ko Kristo aza ayigitare cy'Imana, reka nguhungireho. Haleluya. Byasobanura ko Kristo azasatuka nk'igitare, yasaduka akavamo iki? Amazi y'ubugingo. Abazamwera kuri icyo gitare ntibazapfa. Haleluya. Haleluya. Mugere kuri yaniki Levitike yajya niki nabarego. Abarego biriya bitambo byose byasuraga Kristo, murabizi disi. Mose ashaje, umunsi yarimo ajya gusezera, ahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, arababwira ngo Imana izahagurutsa umuhanuzi ngo umeze nkanjye mu bwoko, ngo muzagira neza ni mumwumvira. Yarimo avuga Kristo. Haleluya. Abahanuzi bose bagiye bakurikira, uzasome, bagiye bahanura mu bihe bitandukanye, ariko bagahurira kuri refrain, ku ndirimbo imwe, bose bakabona Masiya uzazarwa n'umugore, uwo ni Kristo. Haleluya. Wajya muri za Zaburi, Dawidi indirimbo nyinshi yaririmbye, hari igihe yuzuraga umwuka akishushana na Kristo. Haleluya. Haleluya. Wagera muri mukiye isezerano rishaho Yesu yari yaserutse. Wagera muri Apocalypse ho, niriya ndirimbo twaririmbye. Muzi kuretse kuba indirimbo y'itorero umusaraba, buriya ariyo ndirimbo mu ijuru bazaririmba. Eno kuri hariya kuri 5, uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo nishimwe n'iby'umwana w'intama. Kubera iki ikuzo nishimwe? Umva rero, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango nini. Iyo niyo ndirimbo Yohana yeretswe mu ijuru baririmba. Muzasome neza mwitonze. Aravuga ngo amaze kubumbura igitabo ngo bararirimba, ariko ababwira contenu, ababwira teme y'indirimbo, ngo barareba, aravuga ngo areba icyambere yabonye ngo umwana w'intama wagize gute usa n'uwabambwe. Uko gusa n'uwabambwe bibera ijuru indirimbo, baravuga ngo turagushima ukwiriye icubahiro niki, ngo kubera ko wacunguriye isi Imana amahanga yose. Muzasome neza. Abamarayika bararirimbye, ibizima bine barakurikira. Ibizima bine nizo zateye, ngira ngo sinibuka neza, muze gusoma. Abamarayika barakurikira, hanyuma musome hasi, baravuga ngo yumva ngo amajwi ibihumbi n'ibihumbagiza by'abazaba baracunguwe ku isi yose bakira iyo ndirimbo. Baravuga ngo icubahiro n'ikuzo n'iryande n'iry'umwana w'intama wicaye ku ntebe, wagize ute? Wacunguye. Reka babwire, mu ijuru bajye batubwira, Bibiliya tubwira ko tuzaririmba, tuzaba turirimba turamya. Muzi impamvu y'indirimbo zacu? Tuzajya tubona Kristo wabambwe, bitube indirimbo tutazarambirwa. Umusaraba rero, ndashoje. Umusaraba niba ariho Kristo yashoreje umugambi w'iteka w'Imana, maze kubabwira, niba ariho Kristo yashoreje umugambi w'Imana wacuzwe isi itararema, ni naho umuntu wese wagezeyo ni wahurira n'umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ariko Mana we, sinzi niba tuzumvise. Imana nayo mwijuru imfashe mwumve ibi bintu. Hari kurindagira kuri mu bantu, abantu bakabeshwa ngo ngwino ngusengere nguhuze n'umugambi w'Imana. Abantu bakabeshwa ngo genda usenge iminsi 70 n'ingahe, umuhanuzi akakubwira iminsi we atashobora gusenga na hafi. Ugende numara gusenga uzanywa amazi, maze uhure n'umugambi. Reka mbabwire,
reka mabwire umugambi Imana yacuze ku muntu wese yahereye muri eternite kandi aho yawusohoreje ni ku musaraba. Umuntu wese wageze ku musaraba ahura na gahunda y'Imana ku buzima bwe. The only gate to our destiny ni ku musaraba. Ntabwo ari kubashumba bacu, ntabwo ari kubadusengera, ntabwo ari kubadushunze. Turabashunze kugira ngo tubigishe iki? Tubigishe ibyo umusaraba, tubereke umusaraba. Ntabwo tubiyereka mwebwe, tubiyereke twebwe. Ntibishoboka. Paulo yigeze gucaha itorero ry'Ikorinto, bagize ibibazo by'iki bya confusion. Ntimurizi igice cya mbere aravuga ngo batangiye bamwe bakavuga ngo amatorero yandikira itorero ry'Ikorinto ni koko yakwandikira itorero ry'Ikigali. Ikorinto abantu bazabumva ntabwo ari nka Wales yakwandikira. Wales ni ishami ry'itorero rya Kristo muri Kigali. No arareba ikibazo kuri Korinto aravuga ni bamwe bazavuga ngo nabande ngo naba Paulo. Kandi byashingira ngo ku bantu bagiye bababatiza bamwe muzabisome neza. Bamwe ngo naba Paulo, abandi ngo naba Kefa, abandi naba Paul. Ubwo nyine buri wese akavuga nje ibyo ni mubibona mu itorero ry'Imana muri uyu mujyi. Maze Paulo ariko nkunda Paulo ngo ajye kubandikira arababwira ngo numvise amakuru yo gucikamwe ibishe yaje wanyu, ngo bamwe biyita ba Paulo, abandi ba Kefa, ngo abandi ba Apolo n'abandi ba Kristo. Ngo amara babwira iki kintu, arababwira ngo se ariko nkunda Paulo. Ntiyababwira ngo se Apolo yarabapfiriye cyangwa Kefa, arababwira ngo se Paulo yarabapfiriye. Ataza kuvuga undi akagira ngo nuko umuci, aravuga ngo Paulo narabapfiriye n'abagendeye ku musaraba mw'abantu mwe Kristo yacikamo. Ngo arangiza ababwira iki kintu, arababwira ngo rega ngo dayere njyewe ntabwo Imana yantumye kubatiza, ngo yantumye kuvuga ubutumwa bwiza, agakiza kabonerwa muri Kristo. Ngo niyo mpamvu ntabwiriza ikindi usibye Kristo wabambwe. Arababwira ngo Apolo ntiyabapfiriye, Paulo ntiyabapfiriye, undi wese ntiyabapfiriye. Wapfiriye niki? Ninde? Dore ikibazo. Abakristo bararembye, abakristo babaye izererezi, abakristo babaye nk'intama zitagira bungeri. Ngo hariya niyo mbonera amahoro, uriya mushumba niyo nzangeza kuri destiny. N'abashumba nabo akakubwira ngo mwini wanjye niwe uzagera kuri destiny. Ibirura. Paulo niwe wari umushumba par excellence. Paulo yavuga ngo ni muzi wanjye wera ni kubigisha akabageza kure. Arababwira ngo no sinabapfiriye, dore itorero, dore abapasteri. Icyo duhamagariwe si ukubwira abantu ngo tuzabageza kuri destiny. Natwe dufite yacu, dore ikizageza abantu kuri destiny. Mubereke umusaraba, mwereke abantu umusaraba, mureke kubabesha. Umusaraba niyo tuzahurira n'icyo Imana yatugeneye. Icyampa tugahishurirwa umusaraba. Reka mbabwire rero, ibanga no gukira k'umukristo n'imbaraga z'umukristo no guhishurirwa umusaraba, ugahishurirwa icyo ufana n'umusaraba. Haleluya. Ugahishurirwa icyo ufana n'umusaraba, ugahishurirwa ibyo ukura mu musaraba, ugahishurirwa n'ibyo umusaraba ukura muri wowe. Numara kumenya ibyo uzahura na destiny. Icyamba ibyo nibyo tuzaba turi kwiga muri iki cyumweru. Muzaze twige, tuganire, turebe aho duhuriye n'umusaraba wa Kristo. Tujye bareka kutubesha. Destiny yacu iri ku musaraba, iri mu maboko y'umuntu. Who is that? Ninde wabanye na Kristo kutubambirwa? Ninde wafashe Kristo kunkubitirwa imisumari? Ninde Imana yonyine yemera avuga ngo dore umwana n'umutamzi umwe umutamzi umwe wo mu buryo bwa Melkisedeki ni Kristo wenyine. Ntabwo ari pastori Maboko, ntabwo ari pastor Salomoni, ntabwo ari pastor Douglas kabisa. Ako ni gitangaza. Uko nzahagarara nihangara mvuge ngo David usaze kundeba. Kabyumva? Usaze witwaje n'amazi. Ndashaka guhuza na destiny. And then people abantu bakiruka nyimbo baginguza. Nababwiye ngo ikintu kizatwicira amaboko y'Imana no kutamenya. Nta kindi. Reka tuzamura ibiganza byacu dusenge dusoza. Ngiye gusenga tusaba Imana ngo dore icyo nsaba ko dusengera. Ubwira Imana ngo Mana, haleluya, icyampa
ugahwezesha amaso yanjye nkabona umusaraba, nkabona ibyo wankoreye ku musaraba, kuko aho niho hari ibanga ry'ubuzima bwawe. Aho niho abihebe bagera bakaruhuka, aho niho abatawe bagera bakakirwa, aho niho abatsinzwe bagera bagatsinda, aho niho abatemerwa bagera bakemerwa. Reka uzamure ikiganza cyawe dusenga, rubwira Imana, Mana fasha, icyo ngusaba ni kimwe, mpishurira ukuri ku musaraba wawe, maze menye icyo wankoreye, menye aho nasanga destiny y'ubuzima bwanjye. Zamura ikiganza dusenge. Haleluya, haleluya. Ku musaraba wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe, igorogota wavanye iminyago wironkeye. Kamasaye duhaguruke gato tugiye gusenga. Uri intwari Yesu, uri nyamibwa, wanesheje umwanzi abatware bo mu isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro, igorogota ku manywa y'ihangu, wireheresha abo mu isi bose, ku ijwi wavanyeho intwari zo kwizera, Yerusalemu warayitambagiye. Tuzamure ibiganza mu izina ryawe ryera Yesu. Turagushima ko uri ubwiru bwahishuwe, ubwiru Imana yateganyije ibihe bitarabaho kugira ngo butugeze ku cyubahiro cy'iteka. Ubwo bwiru wabusohoreje Golgota ku musaraba, ariko Satani yahumishije imitima ya benshi, bituma umusaraba uhinduka ubusa, uhinduka inkuru zitagifite imbaraga, kubera ko tutamenye, tutatahuye ibanga ryo gukira kwacu. Ndasabira itorero, ndasaba ngo umwuka wawe, umwuka w'ubumenyi, umwuka wo guhishurirwa, umwuka w'imbaraga, umwuka wo kuzuka, umwuka wo kuduhuza n'ibyiteka, wowe wari musohoreza Golgota, atahurwe n'imitima yacu, amenyeshwe imitima yacu, amenyeshwe ubwenge bwacu, tumenye icyo wakoze, tumenye umurimo wasohoje, tumenye igihe wavuga ngo byose birarangiye, tumenye ibyo wadukoreye, twirukiraho, tujyaho, turuhukiraho, dukiriraho, nawe ahandi hose n'umusenyi. Thank you Jesus. Humugisha imitima y'abera, humugisha ijambo ryawe twumviye aha, kandi mwuka wera w'Imana wewe uzi kwigisha no gusobanura, komeza wongorera imitima yacu tumenye iby'ukuri ku musaraba wawe, maze duhinduke duse nuko waduhinduye. Umunsi wateraga hejuru bose bumva banabireba, uravuga ngo birarangiye. Ndagushima kuzukoze, ndagushima ku mbaraga zawe, ndagushima ku mahoro n'ubuntu bwawe udusagije mu mitima yacu kubwa mwuka wera, kubwa Yesu Kristo umwami. Amen.